kuva mu kwa mbere ubu uyu munsi nibwo mbwirije ariko cyumweru ibindi byari urugendo rw'uburwayi none Imana ishimye ko merina Imana ishimye ntago mwabyumva ubuyobozi bwacu bujya kunyohereza uwo tubana mu byivuga butumwa tuzagerayo nzagera nge nta mpamvu ku murimo w'Imana waba ucitse ikinya warangiza ntugende ngo wirwaneho Imana ibamera umugisha. Haleluya haleluya. Ni wa wundi wagiye mu ijuru adapfuye uyeri yamvuga ariko reka mbabwire muri iki gitabo kigizwe n'ibitabo 66 niwe muhanuzi wirukanse wenyine urimo kibuno mpamaguru afatiraho haratibika muvuga ngo aratarasa afatiraho ijoro ariruka nta kindi ari ubwoba gusa bamuhabije ati ahita afatira tejo tuzakuniga ahita afatira ahunga wari umuhabije ariruka tejo ubugingo bwe nzabutsinda aho batsinze ubw'abahanuzi ariruka. Yesu ashimwe. Uzamura ibiganza turamukanye. Haleluya haleluya. Nanone haleluya haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi twese dufate bira dusoma ijambo ry'Imana twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe n'Amatayo igice cya 25 uhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 5 nuza kubona kanya ugeze mu rugo here ku wa mbere ugeze ku murongo wa 13 urasanga ari umugani Yesu yaciye w'abakobwa 10 bari bategereje umukwe. Reka tuganire kuri uyu mugani twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turagere vuba vuba abafite birimeze nkanjye ni ku rupapuro rwa 28 mu isezerano rishya. Reka dusome Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Haranditse nk'icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzajyanwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 15 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo 5. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana nidufashe. Subire mu murongo wa 5 haranditse ngo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Imana nidufashe cyane. Amen. Twabonye hari abandi binjiye nyuma twongeye kuvuga amazina yacu ntacyo byabitwaye. Nitwa Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanase. Abana banjye turasa. Imfura igize imyaka 12 umukurikiye imfura n'umukobwa umukurikiye n'umuhungu agize imyaka 9 plutôt umfura ifite 12 umukurikiye afite imyaka 9 ucutse afite imyaka 5 umuto uri kwibere ni umukobwa nawe afite umwaka n'amezi 2. Dushimiye Imana rero itwemereye kugera hano. N'ubwa mbere ngeze muri ibi bice ndi kuvuga ubutumwa, ariko ubu munsi wari uyu nguyu. Nigeze ngarukira kuri paruwasi ya Buhinga ni kera cyane, numva nari nkiri umusore, ariko Imana ishimye ko twongera kugaruka na amen. Mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itoro ni rya Kamuhoza, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Ariko mu rugo turi abantu benshi, ngeho turi benshi. Hari abandi baji twibanira twibaniraga ku mihanda. Imana impaye rinye nabo ndabarabura ndababwira ati muze twibanire homo hari ibyabonetse. Imana yandemeye namwe muze mbihera ibintu by'ibipase mbese by'ibirinye. Imana nikuremera nawe uzareba buremera, ntukajye ubarya. Burya Yesu akuremeye kugira ngo ube umuyoboro ku bandi. Harimo abo nashubije mu mashuri, harimo abagiye kujya muri universite,
abandi bararangiza uyu mwaka, abandi bazakora ibizamini bya leta. Ndashimira Imana. Njya mvuga ngo amashuri nge nize amashuri 6 abanza yonyine, nayo nyaherukamo mbere ya jenoside yabaye. Tugeze mu gihembwe cya 2 ababyibuka, sinarisubiyemo, nese nisanga ku mihanda nkajya ndara ingangi cyo cyo bita gucoma tuza kabisuka zajuga. Ariko Yesu ajya umva nkubwire, Yesu agira neza. Yesu wasanze indarago gose afite dread kamuha agakizi kamugira pastor. Naza ko muze ko nari indaro isusuzugura ngayicarana n'abashumba. Yesu agira neza. Nasomye ijambo rirambwira ngo namenye neza kuyubaha agakora ibyo gukiranuka. Igira gute? Kandi si nibyo gusa, ngiye umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera byose biba bigize gute? Bishize. Ndanezerewe Beteri, Imana ibahe umugisha. Mwebwe mwatumye ngeri naha, Imana bampera umugisha. Abashumba, abakristo mwese, ikaze mu maye. Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Icumbagira mwabibonye ko ndwaye, hari igikweto bantije kwa muganga baratiza. Ubu n'imbere mu mubiri harimo utwuma babaye bantije, ko barambwiye ngo ntatwo nzajyana muri za metero 2 bazatwisubiza tu. Umva badatiza. Kwa muganga nahigiye ibintu 2. Namenye ko ari ahantu umuntu agera akareshya n'undi. Amashuri, ibyubahiro, diplome byose bisigara, ugasigarana na Yesu. Muri cya cyumba nta wundi ni Yesu. Niwahamagara sheri ngo sheri babuti kuri gishinja ndahari igahwaniramo. Cyo narakibonye icya 2. Ariko haleluya haleluya. Nabonye ko umuntu akwiriye gukorera Imana nk'uzapfa ejo. Ntuzagira gute? Nk'uzapfa ejo. Kuko namenye ko imirimo yose iheshwa agaciro n'umurimo wakoze wanyu. Eno ushobora kumva ko utazapfa, wenda uzatura nk'umusozi. Reka nkubwira kangaka, uzajya ukorera Imana nk'uwo bari butera ikinya nimugoroba. Kuko cyo ntiwagikwepa, muganga yabyanzuye. Ntiwagikwepa, barakigusekura ugasigara uri uwabo. Uzi iyo bari gukanda umugongo bavuga ati ntiruragerayo, bitugacikamo 2. Si ubuhamya bw'uburwayi nje kuvuga, ariko kwa muganga barabaga. Na foreze zibayo mwana, na foreze yumva batore. Rero nge numvisha utuntu dushirira ngira ngo nisinga zahiye. Shaka kubabwira ngo dusohoke nihumurisha, numva n'utugufwa twanjye turi gushirira. Ndavuga ati karabaye tu. Vuga ati hano ndahava. N'inyundo, perezida n'inyundo barazifite. Baramwe ngo nuko utabibonye n'ibiyiko byari bihari. Ndavuga ati karabaye. Dushimiye itwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo twamamaze Kristo. Kuva mu kwa mbere, ubu uyu munsi nibwo mbwirije ari ku cyumweru. Ibindi byari urugendo rw'uburwayi. None Imana ishimye ko meri na Imana ishimye. Ntago mwabyumva ubuyobozi bwacu bujya kunyohereza uwo tubana mu byivuga butumwa. Hamwe tuzagerayo nzagera. Nge nta mpamvu ku murimo w'Imana. Waba ucitse ikinya warangiza ntugende ngo wirwaneho. Imana ibampera umugisha. Haleluya haleluya. Munyemere dufatanye amashimwe y'Imana yankoreye n'iby'Imana yabakoreye. Dukomere Imana amashyi tuyishime. Mani duhana umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Amen. Dukoresheje umwanya dufite, turaza kubana no muri concert abo mu itano rya mbere.
twaganira ijambo ry'Imana twasanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 tugaruka ku mugani Yesu yaciye umuzabibu n'amashami yawo. Muri itano rya kabiri ndumva uyu mugani nawo ukomeje kuba mugari muri njyewe. Burya Yesu nawe yajyaga yicara agaca imigani, ariko mu guca imigani kwe ntago yabaga ashaka ko ijoro ryatandukana ngo amasaha yisunike batagize irungu wenda ko babuze ibitotsi. Mu migani Yesu yacaga habaga harimo inyigisho. Aricara aciye umugani w'abakobwa 10 ngo batwaye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Uyu mugani w'abakobwa 10 ushushanya kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kristo azaza ari umukwe, natwe itorero tuzaba turi abageni. Ariko buriya data bukwe n'indera murumva atari data wa twese, ariko haleluya. Reka subiramo mbaza mutabyumvishe. Kristo azaza ari umukwe, natwe tuzaba turi iki? Abageni. Adushyiriye nde? Data bukwe. Data bukwe ari wende? Ari we Mana. Ariko muntu utazataha ubukwe azaba hombye. Njya fotora ifoto sheri wanjye aje kuntwara, subwo nzaba ngenda gute? Nzagenda uko mbyu. Musisi uzaba ari uwanjye se? Agatoki kuka. Reka mbabwire ibintu 7 wenda ntibinkundi, ariko 3 wenda mvugamo 2. Kimwe muri byo nta para azaba akeneye. Nta pare nta na marene. Abaheruka gukora ubukwe nabonye ari n'abageni berekanye. Mwabageni mwe muzashingirwe ejo muri kwa 6, pare na marene bazabagenda babagezeyo babateyo mu cyumba mwenyine mwirwanya. Kuri uriya munsi rero, haleluya, ngo byose azabyikorera kandi na gahunda yo kuririra hari. Wabuzuririra kuri uriya munsi Kristo amarira arayakeneye yawe ngo tuzaturika turire. Ikizatubabaza ni imibabaro y'isi tuzaba tuvuyemo. Nzajya ndeba Kristo ndire, nibuke basohoye mu nzu mfite uruhinja rw'amezi 3. Umva uko Bibiliya yambwiye ngafata umwitero we. Narangiza amanagure ambwira ngo humura mwana wanjye, ntago uzongera kurira ukundi bagusohora mu nzu. Ngo nibuka nicwa n'inzara, inzara yaraturiye. Abo mu ryambere nabibabwiye, inzara iragusekura wanareba bakagira ngo uri kurunguruka. Imva Kristo amanagure ambwira ngo humura mwana wanjye, ntuzongera gusonza ukundi. Nibuka agasuzuguro nasuzuguwe. Iyo uri umukene urasuzugurwa, niyo ufite abana barabadiha, banaza nawe ukabadiha. Ubundi murajya hemwe ajya mwicara ahangaha kubera umubabaro w'ubukene. Kristo ambwire ngo humura mwana, ntawe uzongera. Jambo rya kabiri nkumbuza ijuru. Iriya mariage ngo Imana nimbona izaseka. Igitwenge cyitwa guturagara ngo izajya indeba nawe ikurebe, ngo iseke, ngo inezerwe, noneho kwikaruma biyinanira, ngo ibifungire mu kuririmba, ngo iyitiririmba. Ariko haleluya. Ubu ntago nzi kuririmba, nge byaranyihishe. Nabonye umusore hano uririmba, niba ari umusore niba ari umugabo, ariko nge kuri mwarepetaga ndi gucoma. Ubwo se mwandenganya? Ijwi ryaragiye, nta jwi ngira. Ariko kuri uriya munsi ijwi nzaribona. Umva imyanya yose muri korari murwanira mutorwa yose Imana izayikubira mu ijuru. Nta matora ari, izaba perezida ibe dirija. Umwanya idakeneye n'uwa discipline kuko tuzageraho ikinyabupfura tucyujuje. Haleluya. Ariko imyanya yose reba Imana iri kudirisha. Ubu urabona nzabura dase koko. Nzanyeganyega uko mbyumva, ijwi nzaribona. Dukomere data wa twese amasoko bazi icyo bakora. Weho barashiririza ibishyimbo
baragukandagira mu isaka mwajya mugenda nta byiso kigira ukatebuka kuri murokore ariko mwagiye mureba warikoce urabona mwakwicara hamwe dushaka kwicana na Burahamu urabona hafu uzicara ari hehe si ku buhinga buriya oya kujyayo uzajyayo ariko si ariko muhumurabera tuzataha ubwo nyine birarangiye nako nari nibutse gusa kavuga ngo muhumurabera tuzagira gute ariko aho tuzicara hariho ikintu data azakora azakuramo umwuka w'ishyari uwo ntuzagerayo Imana tuzayibona amaso ku maso Yobu yaravuze ngo icyo nzi neza umucunguzi wanjye nzi kariho maherezo azahagarara ku bicu ngo naho uruhu rwanjye rwaba rwaramaze kubora nzayireba amaso ku maso haranira kuzataha iryo joro Yesu aca umugani w'abakobwa 10 munyemere mvuge kuri aba bakobwa 10 tuhite dusenga gahunda ni muri concert n'abakobwa 10 ngo 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa abo bakobwa bose uko ari 10 hari ibintu 5 bari bahuriyeho ijambo rya mbere ngo bose bari abakobwa nta mufiyemeri nta musaza nta mugabo bose bari iki bari abakobwa bishushanya umugeni wa Kristo bose bari abakobwa ijambo rya kabiri bari bahuriyeho ngo bose bari bategereje narinzi ko abanyabwenge aribo bategereje abapfapfa ni bategereza ngo bose ari abapfapfa nabo bari bagize gute bategereje ijambo rya gatatu ngo bose batwaye amatabaza ntago ari abanyabwenge gusa bayatwaye ngo n'abapfapfa bagize gute barayatwaye ngo ijambo rya kane bose barahunikiriye ari abapfapfa barahunikira ari n'abanyabwenge barahunikira ijambo rya gatanu ngo bose barasinziriye nageze aho ngira ubwoba narinzi ko abanyabwenge bahunikiriye gusa ntibasinzire ngo ariko bose bagize gute barasinze nyiraha nasanze nta muhanga muri uru rugendo nasanze nta utasinzira ntabwo bitwarwa n'imyaka n'igihe wabatirijwe ntabwo bitwarwa n'umurimo ukora ntabwo bitwara umva ntabwo ari uko waba ucuranga cyangwa uturamenye cyangwa waba uterana iryo kwa mbere ukiyongeza n'irya kabiri n'irya gatatu ukaza no muri garuka usubire kuri murya no muri rusesamanza njya numva ngo nakizawe nanjye hari ikigwa bigeze banjyanaho ngo ugeze ku ihepfu ukambuka kamarari niko bakita hagati mu mazi narahageze ndavuga ngo mana nyambutse nijoro mbitayeyo ndagarutse ngaruke nsanga ibisubizo wakuyeho inzara njye nasengeraga ibiryo gusa nsaba Imana ibiryo kuko inzara yarandiye ahubwo ngira ngo nambukanye n'utwari duhari ngarukana inzara hari igihe uyisenga igaceceka ikagusi n'umuhanuzi yahanura atari kureba ahumirije agahanurira yakugeraweho agakomereza kundi ukavuga ni Imana isimbutse bigenze guti igaceceka ikakwihisha kagira ngo ariko muhumure ceceka yumvishije ikubise roturi garutse igigaruka iyigarutse mutumye nibuka Yohana umubatiza yageze kuri Yohana umubatiza yohereza marayika Gaburiyeli ariko cyagiye usenga nubwo yacecetse ariko arambwiye ngo nze nkubwire ngo ibyo wasabye byose byarumvishijwe iguhaye umwana w'umuhungu tumye nibuka mama wa Samweli ngo yasenza y'uburyo bwose ngarasenga agera nahagera ajyana asenga bucece ajyana bamwita amazina kari umugore wahazi sirwe ngariko arakomeza asenga Imana ngigihe kigeze imuha kubyara ngo biramurenga avuga ngo wari ingumba byaye bari hari ibintu Imana idukorera ubwacu bikaturenga ndagusengeye ngo uhure n'ubwiza bw'Uwiteka muri iki gitaramo uhure n'ubwiza bw'Uwiteka amen nikiriza amen ongera gace amen Imana
naho yaceceka iceceka igize gute yumvishe ngo barasi natanga. Kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta muntu uryama kinyabupfura avuga ngo ngewe ndi umujepe reka ndyame kijepe. Abantu umuyede n'umunyonzi baryama kimwe, umurisansiye n'umuyaya we wo mu rugo baryama kimwe. Naratanga ufite cya etaje n'urara muri chambrette baryama kimwe. Kandi ibimenyetso byo kuryama ni bimwe, n'ukugona. Nta ugona mu kinyabupfura ngo ngiye mvuye kwiga mu Bwongereza reka ngone mu Cyongereza. Hari uwo mwabonye abantu bose bagona. Wanuzi waguye asa n'umukristo waguye. Umaze imyaka 17 ari umukristo asinzira kimwe n'umunyagice wananiwe kubatizwa. Urusenyutse, urugo rusenyutse, subiramo, urugo rusenyutse rumaze imyaka 2 rusa n'urugo rusenyutse rumaze imyaka 17. Itandukano n'ibigeragezo birukurikiza, ariko mwese mwitwa gusenya. Dasenze muri iki gitaramo cy'ububyutse uko perezida yambwiye, data wa twese ongera utubyutse udusubize bya bihe byacu nk'ibya kera. Ndi basoma Bibiliya ngenda ndeba abantu bananiwe barasinzira, nagize ubwoba. Ni abantu Bibiliya ishyiraho akadomo ko ntabahwanye nabo. Mu isezerano rya kera harimo uwitwa Eliya. Abiga inyigisho za Bibiliya ni umuhanuzi w'umuriro, nubwo amakuru yanditse mu bitabo by'amateka, ariko we n'umuriro babyumva kimwe. Ntago arindira kujya kurahura, upfa kuba umucokoje tavati muri rose kuraba. Hari ibintu nibuka, muramwibutse ku musozi Karumeli bimenyekane ko ari weho Mana. Muramwibutse ahagarika imvura, Imana itamutumye aragenda ibwami. Fati ngeri yamagaritse imvura, Imana itamutumye. Busobanuro bw'ijambo ry'Imana kugira ngo ryumvikane, ibitabo commentaire byose bivuga ngo mu ijuru habaye inama yihuse y'umutekano ibaza ngo ninde uhagaritse imvura nge ntamutumye, ngo basubiriza icyarimwe ngo Eliya w'itishubi, ngo Imana itivuga ngo wi yes yabundi mba musekuye ariko ubwareriye. Tugomba kugera mu rwego tugira ububyutse tukajya dufata imyanzuro Imana ikayishyigikira. Imana ikayishyigikira, ugatura ahantu ku buryo Imana ireba mbese ikajya ivuga ati yego ubwo ufashe gahunda nanjye ndabisinyiye. Ariko haleluya, nyikiriza haleluya. Eliya mvuga ni wa wundi wamanukanye na Mose baza ku musozi baje gukora ihererekanya bubasha na Yesu. Eliya azahagarariye abahanuzi, Mose azahagarariye ubutambyi n'ubuyobozi. Eliya mvuga ni wa wundi wagiye mu ijuru adapfuye. Eliya mvuga. Ariko reka mbabwire, muri iki gitabo kigizwe n'ibitabo 66 niwe muhanuzi wirukanse wenyine urimo. Kibuno mpamaguru afatiraho, haratibika muvuga ngo aratarasa, afatiraho ijoro ariruka, nta kindi ari ubwoba gusa. Bamuhabije ati ahita afatira, tejo tuzakuniga, ahita afatira ahunga wari umuhabije ariruka. Tejo ubugingo bwe nzabutsinda aho watsinze ubw'abahanuzi, ariruka. Eliya niwe muhanuzi wenyine wiyahuye muri iyi Bibiliya. Yagiye munsi ya kiriya gita cyiza cy'umurotemu kama yacu ari aside. Ntabwo yakigiye nkurikira, ntabwo yakigiye magiye kugama gacucu, yakigiye mazi neza kama yacu ari aside, ahaguye atobora. N'amagambo yavuze agaragara ko yari yamaze guhaga ubuzima bwe.
yaravuze ngo icyabiruta nuko nakwipfira, ariko idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Nubwo yananiwe agasinzira akiyahura akiruka, Imana ihita imwibuka ku musozi Karumeli. Imana ihita imwibuka, iravuga ngo Eliya we ntabwo nagutakaza, ngo yohereza marayika azana umutsima utaze ku makara akomanga Eliya. Eliya we ngo byuka urye, ngo arabyuka ararya aranywa arongera cyane bwo ngo arongera arasinzira. Ku nshuro ya kabiri marayika aramukomanga ati byuka urye unywe, arabyuka ararya aranywa, icyanteye ubwoba arongera arasinzira. Ibitotsi biragatsindwa, ntawe utasinzira muri uru rugendo. Ariko Imana ntiyacogora ngongera. Kandi reka mbabwire, Imana yari izi ko Eliya akunda ubugari bushyushye. Uburiho igikoko Eliya ntabwo yakuriye. Muramwibutsa ku mupfakazi Gasonge. Umupfakazi amutera impuhwe, aramubwira ngo nagafu ngiye kurya n'imfubyi, ariko nta matwi ugira. Gasonge ati none aravuga ati umuntu utagira impuhwe umupfakazi kugira ngo yumve kari gatoya, reka mubwire kari agafu kagiye gusongwa n'udukwi tubiri ndi gutoragura. Ati Gasonge Imana irakazi. Umva, Imana izi ibibazo byawe utarataka. Rarama, Bibiliya ivuga ifatiro zinyeganyeze, umukiranutsi yakora iki? Yararama kareba ibirere agasenga yera. Umuti si ugucogora ngo wiyandarike, kuko hari abanyuze mu byurimo batasinziriye, babaye intwari, bazahamya Kristo. Marayika aramukomanga ngo byuka urye, arabyuka. Mu isezerano rishya dusenga Imana, hari undi wanteye ubwoba witwa Yohana Umubatiza. Yesu yaramuhamije, aravuga ngo mu babyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo ntawe uhwanye na Yohana Umubatiza. Yesu yavugaga ko abandi bahanuzi bose bamuhanuye bagapfa batamubonye, ariko Yohana Umubatiza niwe wamuhanuye, aramuhamya, arangije aranamubatiza. Ariko ndagira ngo ndebere Yohana Umubatiza ageze mu nzu y'imbohe. Yinjiyemo mu nzu y'imbohe, Bibiliya ntigaragaza igihe yamazemo. Abasobanuzi b'ijambo ry'Imana baravuga ngo yinjira mu nzu y'imbohe yinjiranye kwigirira icyizere, confidence mu mvugo z'Amahanga. Bati uwo mufunze ntago mumuzi, fite petit frère hano inyuma. Ategeka atana, yavugaga Jesus, Yesu Kristo. Nose nuzi ko nyina wa Yesu ari mubyara wa nyina wa Yohana Umubatiza. None se abana bababyara si baba ari abavandimwe? Bati fite petit frère witwa Jesus. Ubu bujya zabuturitsa asohoka, none yamenya ko igihe cye cyagize gute. Wipfana abantu igihe urimo ni igihe cyawe cyageze. Icyakoze igihe cyose gisimburwa n'ikindi gihe. Ngo warabyaye nta wagusuye, hari ugushinzwe se? Muri twa hari waguteye inda? Ese urapfana abantu ngo bigende gute? Iyakwanitse nizagira gute? Iyo tukureba uzi kuntu tubona ushishe, hari kuni kudihira mu mubyibo rero ukabura rukabyibu. Mama Rudomo wagiye kuri regime ukibaza regime yakawuga na dodo nazo wasorobye bikaguca. Ariko muhumure, Imana irahari iri ku ngoma. Nikiriza amen. Ongera gake amen. Imana iri ku ngoma. Igukubita amakorasi bakagusohora mu nzu, ukazihimba indirimbo zimwe z'amavuta, ukabura urubyaro, ukabona akazi ugacuruza uhomberaho abandi bungukira, ikaguha ubwenge ukiga ukagira amadipolome ukabura akazi, umunyonzi akakubakana igipangu warize. Igukubita amavuta ugasengera abarwayi, wowe ukagendana igishako. Tumye nibuka Pawulo
ndebera ukwegereye ngo vumiriya. Iragukaranga. Mana yandimbiragamo ibintu bazayikamba. Kandi ngiye kubivuga. Murareba nk'abashaka ko mbivuga. Kandi muratuma mbivuga. Ubu narakubiswe. Najyaga ninjira mu itano nakwegera umukristo akahita akikira ishakoshi. Ntawamenya da. Jo bundi hariho batwaye telefone. Nasohoka nashye kubera kuntu abagansa nta myenda nukurushamba shamba ubutayu niberagamo. Havuga ati giye bari buvuga ngaheza mu ijuru turi gusuhuzanya hanze shobora kugira abo ngusha babageze mu matangazo ngasohoka nkitahira. Natahaga njahise kwabaga ari ugutarasa. Nagera ku muryango wo mpasanze akahita mpobera. Mwese nashimwe muroko kutaruherutse nahari kumva ko nta kintu cy'abandi sohokanye nkagenda ndira nibaza ngo ariko Mana iherezo ry'ubwo busa. Ariko nanjye napfukama Imana ikavugana nanjye. Wa undi basakaga yicaye ejo bakabona baye diakoni bakaniwe kuba kaskakana kaje ejo bundira nkaba mbaye diakoni. Hajya mbahigaburo basinziriye bavuga ati yego bwana si ejo bundi basaka ko nta telefone y'abandi jya ejo barobanura abarimu kandi bagashyiragamo nyuma bamara kurobanura bakavuga ati ariko kakana tubona kavuga Yesu neza nako mugacomekemo bakagacomekamo ariko kakaza sha muvuga ngo sha bagendaga basunika kagerayo tikaje gutera karaje nyine kiza ngahise natandatu abanza. Ariko harayo kigiye ahantu ku mavi. Kiga nikitwemerera. Bageze ku bupasiteri ati nakabobo nibiki ati kabaye imboba takwa ngako karadufasha guhiga abankurumogi mugasasekemo. Ciao mbandaje ciao. Tuba mu nzu y'icyumba na salo mushumba nta rwara rwo kwishima. Twa Kigali angezemo inzara inuka. Je narambagije umukobwa arambenga mbaza ibibazo bitatu kubisubiza birananira kandi anyitasheri nanjye mwitasheri. Nyuma y'imyaka 2 aranyitegereza nkuzaho we babenze ihangana. Yarambaje ngo kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro kandi yashara ari kuguhata ibibazo uvuga uhuma erega niwe hombaza nase kutarigurira ipantaro wowe urabona uzangurira igitenye ari kwidakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Mbona unyemera dukorana ubukwe. Kandi mfite umudamu mwiza simvuga ku buranga ndavuga ku mutima. Umuntu wanyemeye ni mwiza. Tujya gutangiza umushinga w'ubukwe pasiteri nta kintu yigeze ambaza ngewe. Bya bindi babaza ngo ufite intebe ngo ufite igitanda ngo warubatse ufite inkwano ntabyo yambajije pasiteri kuko yarazi ko nabigira. Ntiyari kwirirwa avunika bimbaza rero. Ahubwo yabajije umukobwa urabizi ko ari imfubyi. Urabizi ko atagira se na nyina urabizi neza urabizi ko atagira yaba yirirwa agenda aramusengero urabizi ko nta n'icyagira ati yego ndabizi reka nawe wimvuna uremera kumubera umugore ndabyemeye. Arapfukama duhesha umugisha aradusengera mitafata n'itariki nazane kurirwa njya gushyira mu kwa 10 hari akazi nagiraga ngo ngiye kuyabika. Mubajije izina anyemeye mwambitse impeta byatwaye amezi 2 n'iminsi 24. Sho kandi ibintu byose muzi bakodesha nta na kimwe twakodesheje.
ari imodoka rumambo araza ati mukozi muambore tukazagutwara mu modoka uzazinduke nutinda uzasanga badekweza abandi mukozi w'imambore nkazakwambika batazantanga umugisha uzakubabariye uzanyambika mbese baza basaba imbabazi batanguranwa Imana yari irizi ko nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku miryango ahantu hose nari urumva uwo muntu wanyemeye mutavuga ngo Imana imuhe umugisha ndamubwira ko mwamusabiye umugisha bimwe ngo umukobwa ngo ujya kumwereka iwanyu ngo naho kajya iwabo kereka niyo njya kumwereka imbobo twagangikanaga twagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose nagendanaga envelope yabaga irimo ipantaro yanjye n'ishati yanjye byo guhindura ntagira homba tubukora batabyumva nakoze dote kuwa gatanu mariage nikora kuwa gatandatu naho umuntu invitation akahita batiri kurabona utabutuvuna abasore bikigiye mwigize gute ubukwe bw'iminsi 2 nkahita mwati siweho mvuna ntuzana butahe ndimo ndavuna Yesu wambabaje urusengero rwaruze kuri ADPR kiruhura bazi urusengero rwabaga munsi y'umuhanda nabandi bahagarara mu madirisha Mani nkorera ubukwe bwiza bigera kwa kane nta kintu sengera kuko nyimara kuva muri biro nge natangiye kurya saa 6 na nijoro naye kuba njya kwirukana abaye ba diamonds nabonye unyemera numvishe bihaniye nyuma y'ubukwe turakubitwa mwaka wa mbere wa kabiri mba mwarimu wa gatatu mba pasteri ndakubitwa ndababara inzarira twica badusohora mu mazu twari inzu twabagamo ya chambrette ifatanye na toilette Kigali rero imwe bari douche indari toilette ya douche bakayikubita umuryango bagakubita amagasima mukahita muyikodesha ubwo iyo hajyagamo umuntu muri toilette yarwaye agakanzu twararaga twumva umuziki ukagura imbu mukazisegura umuntu uko nuje none ubumba mu nzu ifite toilette hepfo ruguru aho urukabaza toilette tukuranga urumva ibyumba ari bingana Yes agira uko abije katagira ngo byaje kera ejo imyaka ibi nge ntangiye kurya ejo muri corona ejo bunini bwo ntangiye kurya saa 6 na nijoro ibyo umuntu bari kwavuga kuba pasteri ro mukene uyoboye Kigali ubwira umudiyakoni ngagutangira itangazo kuri WhatsApp nayo ugira akandika itangazo hepfo akandika ngo ni pasteri umbwiye ngo nditange havuga ngo ari komana iherezo ry'ubu buzima niri Imana iragucura napfukama ikavuga ngo humura mwana wanje kajya bakubita abana banje twabaga mu gipangu kirimo imiryango 5 muri ibyo bipangu utatetse barabimenya bandi bagira uwo baza gusura bagatumirana we ntibagutumire madama agakingirana abana nanjye nkabanembera ariko Imana igira neza nicaje umudamu wanjye ndamubwira ngo reka tuzapfe turabakene ariko ntituzabeshyera Imana ngo twese koroke njya nitangira ubuhamya bandi bavuga butumwa abagenzi banjye ibyo bakoraga kugira ngo ubuzima bukomeze narabibonaga ariko duhiga umuhigo turavuga ngo reka twihanga nidupfitana dutabaye tuzambikirwa amakamba yuko mu bavuga butumwa bihanganye natwe turimo ndababara
nagiye nyobora ku byicaro by'amaparuwasi maze imyaka 10 nkorera itorero ndi pasteur. Harabona agomba kubwira bakankemurira ibibazo, ariko narinze ubuhamya natireka tuzapfe turabakene tuzabyibutsa Imana. Zatwambikira ayo maka. Gihe kimwe twari tuvuye mu bitaro, nabibabwiye abo mu iteraniro rya mbere, mu bitaro turwaje umwana, twarabuze utugemurira, tumazemo ibyumweru mbura yo kwishyura ibitaro kandi dufite mituweli. Sagura ibiceri 200 kuyo bari bampaye mu gitondo, kandi yo bagusezereye utanga igitanda cy'abandi. Y'abarwayi babaye benshi, iriya hakunda kuba abarwayi, y'abarwayi babaye benshi utanga igitanda cy'abandi. Mana yo muri karikorari yaririmbye karabango yo muri bikomere by'umubiri ikomora n'iby'umutima. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana yo muri bikomere, kandi Imana nishobora gukora ikosa ryo kugutabarira kure yaho wasebeye, igutabarira hahandi wasebeye. Niyo yagutabarira Kigali iwanya ari naha wasebeye, ariko igutabara uburyo amakuru azabageraho bakabimenya. Mana ingirira neza, rantabari mari inzara, koresha abantu banyihera amafaranga igihe kigeze. Je n'abantu bampaye amafaranga ntacyo nashoye, nari gushora ikiza. Inyomori bikomere. Mana inzira koresha abantu. Jo mundi bagabanyije abakozi mu itorero ryacu bahera ku batarize, nanjye nta cyaha bakoze, nge ntago nize. Nabwo ncaho. Hashize iminsi 3 akazi kahagaze, numva telefone irampamagaye. Alo, nditaba. Ati ni Pastor Theogene, ati atufite konte muri beka ndikiriza. Tunone wayinyoherereje. Ndavuga ko nubundi nta kiriho ngo uyu muntu aranyisukoroka ngayibe ndayimwoherereza. Ngiye kubona ho minota 30 mbona message ya miliyoni 7. Neno hari message ubona amazeru kajpezi. Hari message ubona kumanywa amazeru kajya yasubiramo. Kandi ari kumanywa ukongera urumuri. Ari kumanywa ukagira gute? Ndagusengera Imana iguhaka message. Imana iguhaka message. Baramamagara ngo dusange mu mujyi, mbasanga yosanga n'abagabo 2 bari kumwe n'umudamu ukiri muto mu Chaine Marie. Barambwira ngo Pastor turagukunda, ubuhamya bwawe bwaradukomeje, tunaniwe twashubijwemo imbaraga, ducitse intege twarakomeye, watwigishije ko hari ibikomere bikira n'ibidakira, ariko nibyo bidakira twamenye ko abazi Imana umwuka wera bitsikamira, twamenye ko akazi kahagaze. Barongera barambwira ngo watwigishije kubabarira, dutanga imbabazi tubabarira batwiciye, ubu turi abagenzi bajya mu ijuru. Twamenye ko akazi kahagaze, ntidushaka kuzabona abana bacu bicwa n'inzara. Iyo byemeye rero abana babona umuryango. Iyo byagize gute? Abana babona iki? Umuryango. Ayo mafaranga ubonye nayo kugura imodoka, ukore taxi abana bacu batazicwa n'inzara. Ngiye kumva numva abandi barampamagaye bashinga amagurupe ntabizi, ati gura ikibanza. Umuntu akambira ngo mukozi Imana amenye ko atangiye kubaka, wamba bari ukaza nkaguhasima, uramubabarira cyangwa uyitujya? Uramubabarira cyangwa uyitujya? Wabonye aho umuntu bamuhasima atari umubare w'imifuka, agahamagara dina ngo harya upakira toni zingahe? 4 n'igice. Jya kuri stock mu gikari bagupakirire toni 4 n'igice.
ukuntu nyita icyo kigeto usigaye nyita isanzu. Nicyo cyiza. Imiryango ibafungura, hari imiryango imwe yo ku mabanki igenda ku mapine. Amatara harimo ingoma. Wawumvi mu cyumba cyanjye harimo itara, iyo hariho ubushyuhe mubitamo climatizer, hajyamo gaz wongeramo. Yaba mu mvura hariho ubukonje hakubitamo ubushyuhe. Nta natanu Imana ije komora ibikomeye. Ngenda muri Karina ariko mu rwego rwo kwica abazimu nayise vewiti. Rwego rwo kwica abazimu nayise vewiti. Mfite umushoferi untwara na madame afite yagendamo nawe akagira umushoferi umutwara. Bese hari ibintu Imana ikora kugira ngo ikomore bese ikune. Nge Imana yarambye ngo simbigukoreye ikindi ndagira ngo nkomeze abagenzi bajya mu ijuru, abari bakitse intege bamenye ko mpera kuri zeru na mayibobo nayigirira neza. Jobundi ngiye kumva numva umushumba wanjye w'ururembo arampamagaye, ndamwitaba. Alo, mba rero nibereye ku gahigo ndi gutarasa miga. Arampamagara mwitaba ngo alo, ihangane hari abantu tugiye kurangizanya, ndahita nkuvugisha. Hari abantu turi kurangizanya, ahita ambwira ngo nanjye n'umushumba w'ururembo uze kumvugisha. Mutaba alo, mbese hari telefone wumva ukahita uca bugufi. Alo. Ndangije kurangizanya nabo ndabahamagara. Mushuma ahita ambwira ati pastor mfite ubutumwa bwawe uze kundeba. Ndagenda ku rurembo rwacu rw'umujyi wa Kigali, mageze arambwira ngo itorero abashumba bakuru bagutekerejeho ngo usubire mu kazi. Ba miretre insubiza mu kazi. Ubu mbarizwa muri paruwasi ya Muhima, itorero rya Kamuhoza. Kuraho icyo gihe. Dusenga Imana. Ni igice kigusinzirisha, ni iki gitumye ucogora kava ku mwami wacu? Ni iki? Yewe wa munyabitotsi wa, ni iki kigusinzirije? Imyaka ugeze amaso utarerekanwa. Ni ubushomeri se? Ni iki gitumye musinzira mukagwa mugasubira inyuma? Ubareba mugenda ariko mu mitima mwaramaze gusinzira. Yewe usinziriwe kanguka, Kristo akumurikire. Kristo aracicaye ku ntebe, Kristo arashaka kukubabara. Umva korali Beteli yateguye iyi minsi, itorero rirabemerera rifata umwanya. Nta kindi abakristo ni mwebwe Imana yashakaga. Mukanguke mukomeze. Umva uko Imana yabwiye Eliya ngo byukurye ukomeze kuko urugendo ari rurerure. Hari abazabaguhamiriza, hari abazagutsindishiriza, hari abadamu bihanganye, hari abasore bihanganye, hari abagabo bihanganye bazagutsindishiriza. Kanguka wa munyabyawe, Kristo akumurikire. Ijambo ry'inyuguti 9 rivuga ngo mbabarira niryo ribujije abantu kujya mu ijuru, kandi niryo ripfundikiyemo imigisha y'ibyo mukeneye. Guca bugufi ukabwira Imana ngo mbabarira. Ikibazo si uko wasambanye,
ikibazo ni uko utasabye Imana imbabazi. Ikibazo si uko wanyweye inzoga, ikibazo ni uko utasabye Imana imbabazi. Ikibazo si uko wibye, ikibazo si uko wacogoye ugaca inyuma uwo mwashakanye, ikibazo si imigeri yawe ya nijoro, ikibazo si inzangano n'amatiku byo mu mitima yanyu, ikibazo ni uko utavuze ngo mbabarira. Kandi Imana kuko ari urukundo, abandi bapfuye batabivuze bararimbuka, we Imana yarakurinze kugeza kuri uyu munsi kugira ngo uce bugufi ikubabarire. Niwemera kwatura iryo jambo ukavuga ngo Mana mbabarira, kandi ndakomerezaho no mu giterane. Muhaguruke dusenga Imana. Wumva ko yasinziriye, wumva ko yacogoye. Niba Eliya yaracogoye, wowe urapima ibiro bingahe? Niba Yohana umubatiza uburoko bwaramuriye, ari we wabatije Yesu, akabona ikirere gikinguka, akabona umwuka wera amanuka mu ishusho isa nk'inuma, akuyumvira ijwi riva mu ijuru rivuga ngo uyu mwana wanjye nkunda hamwishimira, ariko uburoko bumuriye aracogora, aravuga ngo niweho cyangwa dutegereze undi. Ibintu bitatu bicogoje abagenzi: gutinda mu bigeragezo. Umwe yaravuze ngo urushize kera ruhinyuza iki? Intwari. Ijambo rya kabiri, ibisubizo bicogoje abantu. Ijambo rya gatatu ni ugukina n'ibyaha. Ariko yababariye Dawidi kubera kuntu yacaga bugufi, Dawidi Imana ikageraho imwirahira ikavuga ngo mwana wanjye nzagutuza mu mbabazi zawe, iteka ryose ntizizigera zikomorokaho. Nyemerera uri muri iri teraniro duhaguruke tubwire Imana ngo Mana dutuze mu mbabazi zawe. Mbonye ko ntawe utacogora, naracogoye, nanjye utaracogora, nyambika imbaraga untuze mu mbabazi zawe.